yewe nyise imbwa nkiberaho mu buzima bwiza ntago nababara kuko imbwa ziriho neza, imbwa ibayeho neza kuruta uko ngewe ndiho. Voka y'imbwa imanuka ihiye. Imana irebera imbwa ntihumbya. Ikindi ukubise imbwa bashaka shebuja. Ese ugitekereza ko imbwa z'abakire zibayeho neza kuruta twebwe rubanda rugufi, kuruta twebwe abakene? Voka y'imbwa imanuka ihiye. Imana irebera imbwa ntihumbya. Ikindi ukubise imbwa bashaka shebuja. Ese ugitekereza ko imbwa z'abakire zibayeho neza kuruta twebwe rubanda rugufi, kuruta twebwe abakene? Ese ujya ucishamo ugatekereza ko imbwa zo mu bipangu, zino mbwa zigenda mu mamodoka, zifite agaciro kuruta wowe w'umukene? Agaciro mvuga ni akahe? Agaciro ni mu mibereho, uko zibayeho, uko zibana na ba shebuja, uko ubuzima bwazo. Umunyarwanda aciye umugani ati voka y'imbwa imanuka ihiye. Imbwa ntikeneye kujya mu kazi ngo ibeho, ntikeneye gukora ikiyede ngo ibeho, ntikeneye kujya mu gifundi, ntikeneye kujya kunyonga mu muhanda ngo yirirwe ku zuba amasaha 24 izuba riyirengereho, kuko voka yayo imanuka ihiye. Ibintu byo babiteguye, inyama nziza, izo mu bikombe, izo bayitekeye, imiceri imeze neza, ariko twe rubanda rugufi muri ibyo byose ikijumba cyo kimeze nayo nacyo wagize ameruka kibona, ariko imbwa ikabasha kubaho neza kandi ikabaho mu mutuzo. Watunaye rimwe na rimwe boss arakwambuye, baguhembye amafaranga y'intica ntikize, baguhembye urusenda, baguhembye ubusa, ariko voka y'imbwa imanuka ihiye. Imbwa ibintu byayo byose ibona ibiryo itavunitse. Nawe ni nkuko wakicara ukavuga ngo voka yawe ijya imanuka ihiye ukiberaho nk'imbwa. Niyo mpamvu abantu benshi kuri iyi si bifuza kwiberaho nk'imbwa. Burangiye untutse ngo ndi imbwa ntabwo nababara, kuko imbwa zibayeho neza kuruta uko ndiho gushya kandi ndi umuntu. Untutse imbwa ntabwo nababara, kuko imbwa zibayeho neza kuruta uko mbayeho gutya ndi umuntu. Ikindi Imana irebera imbwa ntihumbya. Ese urabizi ko n'Imana ni mu ruhande rwazo? Imana nayo izumva. We ntufite ukuvuganira, ntufite, urakubitwa, ntawe utakira, uramburwa ntawe utakira, urarenganywa ntawe utakira, ariko Imana irebera imbwa ntigira gute ntihumbye. Nta kintu gishobora kuyibaho kibi. Imana nayo iri mu ruhande rwayo, irayirinda ibibi, irayirinda inzara, irinda abayituka, irinda abayitoteza, ariko wowe nta muntu ukurinda ibyo bintu, kubera yuko Imana nyine irebera imbwa ntabwo igira gute, ntabwo ihumbya, kandi ikindi iri mu ruhande rwazo. Ese imbwa zaba ziturusha agaciro? Ese uyu muntu twita ngo yabaye imbwa tujye tumuciraho urubanza, cyangwa aho umuntu aba yifuza kwiberaho mu buzima bwiza? Yewe nyise imbwa nkiberaho mu buzima bwiza ntago nababara kuko imbwa ziriho neza, imbwa ibayeho neza kuruta uko ngewe ndiho. Ikindi ngukubise imbwa abashaka shebuja. Icyo kintu uracyumva neza? Understanding icyo kintu, ukubise imbwa abashaka shebuja. Ni ukuvuga ngo imbwa niba uyitutse, niba iguce ukayitera ibuye, niba igize gute, niba igize, iyo ntabwo ishaka no kumenya ibyo ari byo, ahubwo nyirayo araza ari we mudiringa. Kubera iki? Ka gaciro ifite mu buzima, iba ifite agaciro, nta shebuja arayikunda, we ntabwo ufite umuntu ugukunda. Rimwe na rimwe ufitanye ibibazo na famiye, ufitanye ibibazo n'inshuti, ufitanye ibibazo, abantu muri rusange barakwanga, ngo uri umukene,
abandi barakwanga ngo ntubahereza ngo ntugira gute, ariko ukubise imbwa bashaka shebuja. We banagukubita ukarinda upfa, nta muntu urakugeraho, nta muntu urakuvuganira, ariko imbwa ibese uyikoreho. Nta nubwo ikeneye no kumenya ko hari ibindi bibazo zindi diri mugirana, ahubwo ukubise imbwa bagira gute abashaka shebuja. Ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe muri ubu buzima tubayemo, imbwa zibayeho neza kuruta twe rubanda rugufi ko tubayeho. Guys, kugira ngo dukomeze duteze umuryango wacu mugari, ndagusaba gukora subscribe. Niba utarayikora kora sub. Njye nitwa Bravo. Igihe tugiye kujya tubana mu buzima bwa buri munsi bwo kuri iyi channel, kugira ngo iyi channel yanyu izamuke, ndushaho umuntere motivation, ndushaho kubaha ibintu byinshi kandi byiza. Gusa twakisabira abantu, natwe mutwiteho. Mwe guha imbwa zanyu agaciro kuruta uko twe mutwitaho. Mwe guha imbwa zanyu agaciro kuruta uko twebwe mutwitaho. Natwe tubane neza. Kugira ngo gaburire imbwa yawe nawe uraye, basi nanjye ujye umuho dusangire, nsangire nayo, byanshimisha. Mukaye imbwa imanuka ihiye, Imana rero imbwa ntihumbya, ukubise imbwa bashaka shebuja. Ubwo ntango ufite icyo wakuyemo. Nawe mu iyi video nkuryoye cyangwa se ukaba wumva ushaka kujya ureba andi ma video tugiye kujya dukora, kana subscribe hasi ugasharinge, niba ari umushaka kugweza kamusharinge, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Bravo, ndabakunda. Ciao.